Yego twongeye kuba ikaze mwese mukurikiye PNF Africa, tubahaye ikaze kandi tubifuriza gukomeza kugira amahoro n'amahirwe, abashakisha amafaranga tubifuje kuyabona muri benshi. Hanyuma rero twongeye kugaruka muri episode yindi, turi kumwe n'umwarimu, umuhanga n'inzobere mu bijyanye n'iby'umutungo koranabuhanga. Akaba ari ingingo ikomeje kugenda iganirwaho kandi abantu bakeneye amakuru kugira ngo babyaze umusaruro amahirwe y'abari muri ubucuruzi koranabuhanga. Hanyuma rero uyu munsi turifuza ko bwana Jean Paul no twinjira mu bijyanye n'umutungo koranabuhanga. Ngira ngo umunsi yashize warabyumvishe ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje ndetse ikanatora n'itegeko rirebana n'ubucuruzi bw'imitungo koranabuhanga, aribyo bise business of virtual asset muri rusange. Harashize imyaka myinshi abantu babyifuza, harashize igihe kinini abantu bavuga bati kuki mu Rwanda nk'igihugu kiri kwihuta cyane mu ikoranabuhanga kiri guteza imbere urwego rw'imari, kuki kitazatekereza uburyo bashyiraho itegeko ryemerera abakora ibi bintu, cyane ko n'amakuru ahari agaragaza ko hari umubare munini w'ababikoraga. Ngira ngo imibare iheruka nabonye ari abanyarwanda barenga 300 hafi na 50 bakora ubucuruzi mu buryo butari bwemewe, ariko bivuze ko uyu mwaka mu gihe amabwiriza aba yasohotse none bashobora kuzabikora ku mugaragaro. Wenda we ku giti cyawe iri tegeko waryakiriye ute? Ariko nabyakiriye neza kuko ntashidikanya ko muri abo bantu 350 nanjye ndimo, kandi impamvu abantu burya babikoraga nuko bifunguye kuri interinete, kandi niba abantu ubumenyi bakaba basobanukiwe ibintu bikaba bifunguye bo bakaba babibona imibereho iteka ryose umuntu ashaka kubaho, aho kugira ngo ajye kwiba kandi afite ubwo bumenyi ashobora gukora ibintu kuba byemewe n'itegeko ntibiba bivuga ko birakora. Akaba ari nayo mpamvu kuba barashyizeho itegeko ari uko babonye ko bifatira, kandi buriya abashyiraho amategeko baba ari abahanga cyane, baba baramaze kwitegereza ibintu, na cyane ko ibigendanye n'imitungo koranabuhanga ni ibintu biri global, biri ku rwego rw'isi kandi bifite standard mpuzamahanga ku buryo ndetse mu bindi bihugu bimaze kugera ku rundi rwego, ku buryo bigize icyiciro gikomeye cyane cy'ubukungu bushingiye ku cyo twise mu ndimi z'amahanga digital revolution. Digital revolution rero ni ukuvuga ngo ni impinduramatwara mu by'ikoranabuhanga rihinduka buri munsi kandi rizana iterambere rirambye, cyane ko rituma habaho icyo bita mu ndimi z'amahanga interconnectedness, bigahuza ibihugu n'abatuye isi. Kuri iri tegeko rero njyewe narifashe nk'andi mahirwe, kuko hari amahirwe twabonye mbere abandi batarabona, kubera ko niba twarasobanukiwe tugashyiramo imbaraga zo kubyiga, ni uko twagize amaso areba kure, amaso areba aho abandi batareba. Icyo gihe rero kumara kubimenya no kubikora no kuba itegeko rihari, ayo ni amahirwe ya kabiri. Aya mbere ni uko twabimenye tukaba tunabikora kandi bikaba bidutunze. Aya kabiri ni uko bigiye guhabwa umurongo kugira ngo noneho n'abatabyizeraga bashobore kubikora, noneho biduhe amahirwe atandukanye ku buryo ushobora gukora ishoramari tunyuze mu mirongo migari itegeko ritanga. Ntaranaribonye ndimo kurisoma, kandi burya kurisoma bisaba kurisesengura ukagenda ureba kugira ngo umenye ibyemewe ibitemewe. Muri ibyo byose twakoraga byose harimo n'ibitemewe, bikaba bituma ushobora kuba wanareka ibyo wakoraga mu bitemewe ugakora ibyemewe kuko byahawe umurongo, noneho bigatuma industry cyangwa se innovation igerwaho neza. Icyo twishimira rero cya mbere ni uko tubifitemo ubumenyi no kuba tubonye umurongo wo kuba twabikora. Hanyuma muri iri tegeko harimo bagabanyije ibyiciro bitatu bya virtual asset cyangwa se by'umutungo koranabuhanga. Icyiciro cya mbere ni icyo abenshi bazi ku izina rya crypto, aribyo bisa ngo ni unbacked asset.
iyo ngiyo niyo abantu benshi bazi banakora ari no habarizwa na ya mafaranga nyine koranabuhanga ama cryptocurrency nka za bitcoin n'andi. Hakaba ikindi cyiciro cya kabiri cyitwa tokenization, nacyo no gucuruza cyangwa se ni nk'umutungo, ni nk'agace k'umutungo gafite umutungo runaka, babisobanuye mu Kinyarwanda numva ni ibintu bitangaje cyane kandi nshimira n'abashinga amategeko babikozeho, bakoze akazi gakomeye, bafashe umwanya wabo, turabashimira. Hanyuma ikindi cyiciro cya gatatu mu bijyanye n'ubucuruzi bwemewe, iryo tegeko ryemerera gukorera mu Rwanda, ni ibirebana noneho n'icyo twita babyita gutera, ariko numva nanjye kanyisobwe, ariko ni ibyiciro bitatu, ariko turakunze tuganira. Harimo n'icyo nabonye bita stable coin. Yes, abakoze cyane stable coin. And stable coin akaba nyine ari nk'umutungo koranabuhanga ariko noneho ufite agaciro kazwi cyangwa se agaciro baba barageneye umutungo koranabuhanga. Stable coin ngira ngo abenshi barazizi, bari muri secteur za USDC na za USDT. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo byose uko ari bitatu barabyemeje. Wowe ku giti cyawe umaze kubona ibi byiciro, ushaka kubona uzi n'ibindi byinshi batemeje. Ibi byiciro urabona uwo ku giti cyawe hari aho wavuga ati ahangaha niho hantu ngiye nishimiye kurusha ahandi? Muri ibi byiciro cyane twebwe ubundi twisipesifikarije kugendanye na crypto and backed asset, ariko ibigendanye na tokenization nabyo twarabyize, ariko ubundi biteye imbere mu bindi bihugu, cyane cyane ndi nk'i Dubai nabonye nko muri real estate bakunze cyane gukoresha tokenization, ku buryo bafite ibigo bikomeye cyane bikora mu byo bita ngo ni real world asset, aho bafata umutungo nk'inzu bagakora token ihagarariye iyo nzu, noneho niba ari nk'inzu ikodeshwa, abantu bagashobora kugura token zitandukanye bitewe n'uko bifite, bitewe na token bakoze. Wenda niba ari inzu ikodeshwa nka miliyoni 100 cyangwa ifite agaciro ka miliyoni 100, bo bakayikoramo token ku buryo bakuramo 10,000, 100,000, noneho umuntu akaba yagura token, akaba umuntu umwe mu bantu bashobora kungukira kuri iyo nzu, noneho bigafasha nyirayo kubona amafaranga yo kuraninga imishinga, ariko we amafaranga ava mu bukode bw'iyo nzu, niba ari ubukode bw'iyo nzu, babandi baguze token nabo bakaba bayafiteho uko bafiteho nka share. Yego, bivuga ngo rero ntabwo ibyo bintu bimenyerewe cyane, niyo mpamvu usanga n'abantu benshi ntabwo nabonye capital market authority ariyo regulator, bivuga ko n'ubundi isoko ry'imari n'imigabane rirasanzwe, ariko usanga abantu n'ubundi batarwamo ku kigero cyo hejuru ugereranije n'uko bakora ibindi, kubera ko ubumenyi ku isoko ry'imari n'imigabane hakenewe awareness kugira ngo abantu banabimenye babisobanukirwe. Ariyo mpamvu kubera ubu buryo bwaje buzatuma abantu banasobanukirwa cyane uburyo isoko ry'imari n'imigabane rikora, ariko usanga kenshi rikunda kuba abantu bajijutse, ku buryo usanga abantu b'abaturage basanzwe batabibamo kandi atako babuze amafaranga, ahubwo ari uko badafite ubumenyi bugendanye n'uko isoko ry'imari n'imigabane badafite n'ayo makuru. Hanyuma rero kuri stable coin izo stable coin ubundi tuzizi ama platforms mpuzamahanga nk'ama exchanges ari public, aribyo bita public exchanges. Ni ihuriro cyangwa se platform ibiriho imitungo myinshi ku buryo umuntu ashobora kujyamo akiyandikisha, yarangiza akiverifya identity, kuko tubona umuntu ajya ahantu ushobora kujya muri banke nayita nka digital bank y'ikoranabuhanga, ariko irimo na exchange, irimo aho abantu bashobora guhererekanya iyo mitungo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Stable coin rero ziba zihari, zikoreshwa mu buryo bufite agaciro kangana n'idolari. Niyo mpamvu bavuga ngo imeze nk'iri backed n'idolari, kubera ko nayo irahinduka, ntabwo ihindagurika cyane, ariko nayo irahinduka, ariko uko ihindutse ibiri ku gaciro kangana n'idolari, kuko n'ubundi n'idolari naryo rirahinduka. Ntabwo idolari ryo bavuga ngo stable, ngo uko rimeze ubu niko rizaba rimeze ikindi gihe, naryo rirahinduka bitewe n'izindi fagiteri twiga mu bukungu nk'ibyo bita inflation. Bivuga ngo rero izo stable coin abantu bashobora kuba arizo bifashisha bagura za crypto zindi zisanzwe nka bitcoin urugero, kuko uyu munsi ntabwo
gufata amafaranga asanzwe ngo ugure bitcoin, kuko uyu munsi n'ababikora hano mu Rwanda abenshi bakoresha izo platforms. Izo platforms rero ubundi nizo service provider, nibo bita custodian, nibo baba babikiye abantu iyo mitungo, ni nazo zisabwa license, kuko umuyuza ntabwo akeneye license, ahubwo gusa icyo dutegereje ni ukureba amabwiriza, kuko itegeko ryo ntaho rigaragaza ko umuyuza agira license, ariko mu mabwiriza bishobora gusohoka mu mabwiriza, kuko burya itegeko n'amabwiriza biruzuzanya ariko biba bitandukanye. Mu mabwiriza rero bishobora, niho kategori y'umuntu areba akamenya aho ari, ariko uyu munsi izo platform zirakora kandi ziba zirimo umutekano. Ahubwo umutekano buryo uba ukenewe cyane, umutekano ukenewe cyane igihugu bituma n'igihugu kizamo, ni ukurinda abayuzazi baba bakoresha iyo sisiteme, kugira ngo iyo sisiteme iramutse igize ikibazo abayuza babe bagira aho babariza mu rwego rw'amategeko. Ariko nkanjye ubikoresheje igihe kirekire, muri sisiteme ubwazo harimo umutekano urinda abantu barimo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko bikaba bidahagije. Hakaba hakenewe n'undi mutekano wo mu rwego rw'amategeko, ariko ku mutekano w'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo harimo umutekano ukomeye. Okay, hanyuma rero wenda ahangaha naho umuntu yakwibaza ati n'icyo wenda ubona utegereje muri aya mabwiriza bari gutegura, n'icyo ubona wanavuga uti baramutse bagishyizemo, wenda ibyo ubona batashyize mu itegeko ubona byakwiye kuza mu mabwiriza, n'iki wakwisabira abantu bari gutegura amabwiriza, yaba ari regulators nka CMA cyangwa Central Bank cyangwa n'abandi bose bazagirana imikoranire mu kugenzura iby'ubucuruzi ikoranabuhanga, by'umutungo ikoranabuhanga? Icyo ndeba nitegereza ni uko iyo bagiye gushyiraho amategeko baba barakoze ubushakashatsi buhagije, kuko harimo ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo byose bahita babikorera rimwe, kuko ni ibintu bigenda binasaba n'ibikorwa remezo, cyane cyane bigasaba na human resource, kugira abantu bashobora kuba babyigisha mu buryo abaturage babyumva, kuko nubwo bashyizeho itegeko ushobora gusanga babandi babirimo ari bo bakurikije itegeko bakabikora, abandi bo ntibabe na interese yo kubijyamo, kuko ntaho byanditse by'uko kuba babihaye itegeko abantu bazabikora. Bashobora no kutabikora kuko bashobora kutaba interese kuri byo, ariko abantu babifitemo inyungu cyane ni ababikoraga buryo kuruta abandi bazaza, kuko ababikora bo barabizi, barabisobanukiwe. Icyo mbona rero ni uko icyo bakongeramo ni ugushyiraho uburyo abantu babyiga, kuzana awareness, uburyo abantu bashobora kubyiga bakabisobanukirwa. Ejo itegeko ritazaba rihari, ariko ugasanga abantu n'ubundi ntibabigiyemo, ntibabaye interese, nk'uko usanga n'ubundi isoko ry'imari n'imigabane rirahari, ariko ugasanga ugiye kureba kuri pourcentage abanyarwanda bari mu isoko ry'imari n'imigabane, ugasanga ntabwo ari benshi ugereranije n'ingano yabo n'ibindi. Rero igikenewe cyane burya kuba bashyiraho n'uburyo bwo kugira ngo abantu babyige, kubera ko kuri risk type harimo ikibazo gikomeye, ku buryo nubwo itegeko ryaba bihari abantu bakabijyamo bashobora kubihomberamo kandi hari itegeko. Igituma rero abantu batahomba, kuko itegeko ryo burya riza kureba kurinda no kugenzura ibikorwa, ariko ntabwo riza kugukuriraho igihombo mu ishoramari wakoze. Bivuga ngo rero itegeko rishobora kuba rihari, abantu banarinzwe rwose nta kibazo, ariko bajyamo bagahomba. Icyo gihe rero bajyamo bagahomba, bwa bukungu bwitezwe ntibwaba, kubera ko birasaba ubumenyi. Ariko noneho icyiza iyo tureba mu bindi bihugu byabikoze, hari nk'ibyo bita ETFs, Exchange Traded Funds, aho ibigo runaka biza byo bigashyiraho uburyo, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birakorwa, abantu bashobora kuza muri ibyo bigo bo bagatangayo amafaranga, noneho bakagura bitcoin batayiguze nk'uko abantu bayigura muri platform. Noneho ibyo bigo byo biba bifite uburyo bicuruza, ku buryo biba bifite ibyo byasezeranije abantu. Ibyo rero ubundi nibyo bigenzurwa, wa muntu wakira amafaranga y'abantu aba afite n'ibyo asabwa. Ashobora kuba afite imari shingiro runaka asabwa, akagira assurance, ku buryo haramutse habaye ikibazo assurance ishobora kwishyura ba bantu. Naho rero ubundi buryo twabikoraga ni ukuba kuri platform
umutekano wazo urahari mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko ku rwego rw'amategeko ntabwo umuntu birimo aba arinzwe neza 100% kubera ko baba ari custodian, iyo mitungo koranabuhanga ifite agaciro ariko nibo baba bayitubikiye. Iyo bayitubikiye rero ntabwo ari wowe uyigenzura. Icyo gihe ni ukuvuga ngo kuba ubagirira icyizere ni kuko uyu munsi umuntu ajya muri banki ukajyanayo amafaranga yawe bakayakubikira, uba wabagiriye icyizere, ariko icyo cyizere kigira limite kuko banki uyu munsi ihombye, umuturage ubikije muri banki aba afite ahantu ashobora kuba yakurikirana akabaza, kandi haba harashyizweho imirongo migari y'uburyo ashobora no kubona amafaranga. Na biriya bigo rero, izo platforms zikomeye ku isi kandi zifite standard mpuzamahanga, iyo byishingiwe gutyo umuturage urimo arabikora, niyo waba ukora bigenda neza ariko ntabwo bihagije, ruriya rwego rurakenewe. Soza rero kuri ino ngingo nk'uko wambazaga, icyo mbona ngewe, ibindi byose buriya mbona barabikoze neza, ariko icyo mbona icyuho kirimo ni ukubona abantu aho babona babyigira, ari nawo musanzu twe dutanga burya, kuba dushobora kwigisha abantu uko ibintu bikora, hanyuma bo kubikora bakabikora ukwabo ku giti cyabo banyuze muri iyo mirongo migari y'amategeko ihari, ariko bafite ubumenyi. Uwo musanzu burya niwo dufite twebwe dutanga ubumenyi, kandi ndibwira neza ko tuzakomeza kuwutanga kandi uzagirira akamaro abantu benshi. Tumushimiye cyane Jean Paul ku mwanya wawe, wagize neza n'ubumenyi wadusangiza, turagushimiye. Murakoze cyane. Yego.